tubahaye ikaze bavandimwe, tubahaye ikaze muri uyu mwanya mu izina rya Yesu. Turi mu mwanya mwiza w'ivugabutumwa, turi mu mwanya mwiza w'amasengesho, turi mu mwanya mwiza wo kubana n'Imana, turi mu mwanya mwiza ndakwinginze wowe urimo nkurikirana kugira ngo Imana ishobora byose iguhe umugisha mwinshi mu izina rya Yesu. Tuguhaye ikaze rero kugira ngo tubane muri uyu mwanya. Uwiteka Mana yacu, Mana yera kandi Mana ikiranuka, uri Imana nkuru, uri Imana ishobora byose, uri Data wa twese mwiza. Tuguhaye icyubahiro kuko uri umuremyi wacu, tuguhaye icyubahiro muri uyu mwanya mu izina rya Yesu. Dushingiye ku mirimo wakoze tuguhaye icyubahiro, dushingiye Mwami Imana ku byo wakoze ku buzima bwacu tuguhaye icyubahiro, tugushimiye Mwami Imana intambara warwanye tuguhaye icyubahiro, tugushimiye Mwami Imana wakoze imirimo ikomeye mu ruhande rwacu. Ijambo ryawe rirambwira Mwami Imana ngo abakwiringiye ngo bameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyezwa. Hari byinshi byashakaga kutunyeganyeza ariko ntibyatubashije kubera yuko abanye Imana mu ruhande rwacu mu izina rya Yesu. Icyubahiro kibi cyawe Imana yo kwizerwa, unyemerere muri uyu mwanya mwiza ndimo ndasenga kugira ngo abari kumwe nanjye ubane nabo, abarimo bankurikiye ubane nabo, abanyumva ubane nabo mu izina rya Yesu Kristo. Ndaburizamo imbaraga z'umwijima, ndaburizamo imigambi y'incakura, ndacecekesha ibitavuga Imana, ndubika amarembo y'ikuzimu, ndananiza imbaraga z'umwijima, ndananiza imbaraga z'umubi, ndacecekesha imigambi y'incakura mu izina rya Yesu Kristo, ndacecekesha imbaraga z'umubi mu izina rya Yesu Kristo, ndacecekesha umurindi w'indwara mu izina rya Yesu Kristo. Ibyinjiye mu mitima y'abantu, ibyinjiye mu bugingo bw'abantu, ibyinjiye mu mibiri y'abantu, ndabisohoye mu izina rya Yesu. Ibyazanywe n'umubi ndabisohora mu izina rya Yesu. Ndamenagura imbaraga z'umwanzi mu izina botayi, ndamenagura izi imbaraga mu izina rya Yesu. Ndahamagara imbaraga z'Imana, ndahamagara kubaho kw'Imana, ndahamagara ubuntu bw'Imana, ndahamagara ububasha bw'Imana, ndahamagara icyubahiro cy'Imana, ndahamagara kubaho kw'Imana, ndahamagara presence y'Imana, ndahamagara ubushobozi bwawe. Suka imbaraga zawe muri twe mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Nyemerera usuka imbaraga mu izina rya Yesu. Nyemerera imbaraga z'umwuka wawe wera zimanukira nyinshi. Nyemerera ukingura ijuru mu izina rya Yesu. Ndahamagara imbaraga z'Uwiteka Imana, ndahamagara imbaraga zawe ngo zimanukire kubana natwe. Ndahamagara umuriro w'Imana mu izina rya Yesu. Imbaraga zawe nizimanukire kubana natwe. Imigozi ihambiriye imitima y'abantu, imigozi ihambiriye ubugingo bw'abantu, imigozi ihambiriye mu izina rya Yesu iterambere ry'ubwoko bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Ndaburizamo izi imbaraga, ndacecekesha ibitavuga Imana mu izina rya Yesu Kristo. Ndazamura ibendera ryo kunesha, ndazamura ibendera ryo kunesha, ndazamura ibendera ryawe mu izina rya Yesu Kristo. Ndasengera imiryango, ndazamura ibendera ryawe, ndasengera urubyiruko, ndazamura ibendera ryawe, ndazamura ibendera ryo kunesha mu izina rya Yesu Kristo. Ndasengera Mwami igihugu mu izina rya Yesu Kristo, ndazamura ibendera ryo kunesha. Imbaraga zawe reka zimanuke, ubwiza bwawe nibumanukire mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu. Uwiteka Mana yacu, ijambo ryawe ririmo rirambwira guhera mu itangiriro warangiza ukamenya iherezo, ukavuga ngo imigambi yawe izakomera. Ngwino ukomeze imigambi yawe muri twe, ngwino ukomeze imigambi yawe mu kwizera, ngwino ukomeze imigambi yawe mu izina rya Yesu. Komeza imigambi yawe mu buzima bwacu, komeza imigambi yawe mu iterambere, komeza imigambi yawe mu buzima bwa buri munsi, komeza imigambi yawe muri twebwe mu izina rya Yesu Kristo. Umwanditsi yarabivuze neza, aravuga ngo Uwiteka Imana ni wowe mwungeri wacu tuzakena, kandi ngo tuziramisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, ugasubiza intege mu bugingo bwacu mu izina rya Yesu Kristo. Ngo abasore b'imigenda bazagenda bacogore rwose, kandi Uwiteka Imana ishobora byose ngo bagutegereje ngo bazasubizwamo imbaraga. Subiza imbaraga mu bantu bawe mu izina rya Yesu Kristo. Ndahamagara imbaraga zawe, ndahamagara gukora kwawe, ndahamagara ububasha n'ubushobozi mu izina itayabora mu izere begrinefo ndakudizirigirima mu izina de bone sive mu izina rya Yesu Kristo. Ndahamagara imbaraga zikomeye z'Imana, imbaraga zivuguruza iby'abazimu bavuze mu izina rya Yesu Kristo. Ndavuguruza iby'abazimu bavuze, ndavuguruza iby'abazimu bavuze mu izina rya Yesu Kristo. Akabikinje mu maraso ndagasohora, akabikinje mu miryango ndagasohora, akabikinje mu bantu ndagasohora. Ndahamagara imbaraga zikomeye z'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Reka icyubahiro cyawe gikomeye kimanuke kutugota. Lebota la sika enegra azawai. Mwami Imana uwera wa Israeli, reka imbaraga zawe zigendagende mu mitima y'abantu, reka imbaraga zawe zikiza. Ndahamagara imbaraga zikiza mu izina rya Yesu. Ndahamagara imbaraga zawe zibohora, ndahamagara imbaraga zawe mu izina rya Yesu. Dore ngo yakarandi binini igenda ikurukira ku bantu,
ndimo ndacagaguruye imigozi mu izina rya Yesu, ndimo ndacagaguruye mu izina rya Yesu. Ndakwinginze Uwiteka Mana ishobora byose, imbaraga zawe reka zimanukire kugota imitima y'abantu, imbaraga zawe nizimanukire kwimura abantu mu izina rya Yesu. Ijambo ryawe rirambwira ngo igihe wazengurukiye umusozi kirahagije, nyemerera wimura abantu ku gasozi k'igisuzuguriro, ubinjize mu cyo mu masezerano mu izina rya Yesu. Bimure ku musozi w'igisuzuguriro, ubimurire ku musozi w'amasezerano mu izina rya Yesu, kuko ubasha kurema, kuko uravuga bikaba, wategeka bigakomera, cyubereka kibi cyawe. Ndakwingize Mwami wacu, ndakwingize Mana ishobora byose, imbaraga zawe gukora kwawe gukomeye reka kumanukire kutugota. Ndagushimiye rero, ndagushimiye kuva gusenga, ndakubashye kuko wumva gusenga, ncishijwe bugufi ndetse cyane. Imbaraga zawe reka zimanukire imitima n'ubwenge n'imibiri mu izina rya Yesu Kristo. Imibiri yacu nirindwe, ubwenge bwacu burindwe, ubugingo bwacu burindwe mu izina rya Yesu. Mana ngwino tugirire neza. Ndahamagara imbaraga, ndakingura ijuru ngo rimanukire kutugota, ndakingura ijuru ngo rimanukire kubana natwe, ndakingura ijuru mu izina rya Yesu. Ibyari bisobanye ngwino bisobanure, ibyari bifuditse ngwino bifuture, ibitari bimeze neza ngwino uburyo ko kuri Imana isobanuye ibya bidasobanutse. Imbaraga zawe zikomeze tugote mu izina rya Yesu. Mana ndagushimiye, komeza kubana natwe, cyubereka kibi cyawe mu izina rya Yesu. Mbahaye ikaze kandi mbashimira muri isengesho, kandi niwizera Imana yemuje guha umugisha. Tugiye kujya tubana mu isengesho rya buri gihe kuri Evangeliste Ntambara Emmanuel. Iyo winjiye kuri YouTube ushobora kubana natwe, waduha ibitekerezo, waduha inyunganizi, kuko icyo tugambiriye ni ukuzana ubwami bw'Imana mu mitima yacu. Imana igahabwa icyubahiro, tukimura ikibi tukimika icyiza. Imana yacu ibahereza umugisha mu izina rya Yesu. Shalom shalom. Yari Diakre Ntambara Emmanuel. Imana ibahe umugisha.